Nshuti bakunzi ba Jambo Stories, ndabahobereye aho muri hose. Uyu ni umwanya w'inkuru y'umunsi. Inkuru y'umunsi y'uno munsi nkaba ngiye kubasangiza amateka y'umuhanzikazi wamamaye nk'umwamikazi wa rumba. Umuhanzikazi Mbilia Bel ni muntu ki? Mbilia Bel ubusanzwe amazina ye yose ni Marie Claire Mboyo Moseka. Yavutse ku itariki 10 Mutarama 1959. Akaba ari umuhanzikazi wo mu cyahoze ari Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, RDC y'ubu. Mbilia Bel yamenyekanye cyane mu njyana za rumba na sukusi. Akaba ari umunyamuziki, umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo ku rwego mpuzamahanga, aho yahimbwe izina ry'umwamikazi wa rumba nyafrika. Impano ye yatangiye kujya ahagaragara nyuma yo guhura n'umuhanzi w'icyamamare Sam Mangwana wamutoje mu myaka ya mbere atarahura na Tabuli Rochero. Uyu niwe wamufashije cyane mu kwigirira icyizere no kuzamura impano y'ijwi rye ryo mu bwoko bwa soprano kugeza abaye umwe mu baririmbyi b'indashyikirwa iwabo muri Zaire. Ijwi rya Mbilia Bel ryatangiye kumenyekana akiri umwana muto aririmba muri korali. Ku myaka 17 atangira umwuga wo kuririmba mu itsinda rya Abeti Masikini, hanyuma aza guhura na Sam Mangwana. Tabuli Rochero waje no kumubera umugabo we, bahuye ahagana mu 1980. Ahita yiyemeza kumuzamura nyuma yo kubona ko afite ijwi ry'akataraboneka, niko kumwinjiza mu itsinda rye Orchestre Afrisa International. Nk'umuntu wari ukunzwe cyane na Tabuli, Bel nawe yagize uruhari runini mu kuzamura ibihangano by'itsinda rye Tabuli, ari nako nawe yimenyekanisha nk'umuririmbyi wihagazeho. Indirimbo ye ya mbere Esuyo Wapi yayisohoye mu 1981 ari kumwe na Orchestre Afrisa International. Mu 1982 asohora Mpeve ya Longo, ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu. Mbilia Bel amaze kubyarana na Tabuli, imfura yabo Melody Tabu yafashe ikiruhuko agaruka mu 1987 aribwo batunganyije umuzingo wabo wa nyuma bise Nadina, uriho indirimbo zakunzwe cyane mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, by'umwihariko muri Kenya, Tanzania no mu Rwanda. Amaze gutandukana na Tabuli, Mbilia Bel yagiye i Paris mu Bufaransa mu 1988 ahura n'umucuranzi witwa Rigostar Bamundele wamufashije gutunganya umuzingo we wa mbere ari wenyine awita Phénomène. Ibitaramo mpuzamahanga bya mbere bya Mbilia Bel yabikoze hagati y'1989 n'1990 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza no muri Afrika y'Uburengerazuba. Gutandukana n'umugabo we Tabuli byashegeshe cyane itsinda Orchestre Afrisa International, ariko na Mbilia Bel yabihombeyemo kuko nawe yamaze igihe yarabuze inganzo, niko kwigira inama yo kugaruka ku isoko mu 1996 akorana n'umugabo witwa Maestro Suzy Kaseya wamenyekanye cyane kubera kuzamura undi muhanzi nawe utoroshye uzwi ku izina rya Chalamwana. Mbilia Bel aheruka mu Rwanda mu Kuboza 2018. Mu myaka yakurikiyeho hari ibihuha byinshi byagiye bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko yitabye Imana. Ibyo byatumye abafana be bagira impungenge, nyamara inshuro nyinshi ayo makuru yagiye ahakanwa, kandi Mbilia Bel yakomeje kugaragara mu ruhame no kwitabira ibitaramo. Hari n'igihe yagize ikibazo cy'uburwayi n'impanuka y'imodoka, ariko arakira akomeza ibikorwa bye.
Uyu munsi nubwo imyaka yagiye ishira, indirimbo ze ziracyumvikana ku maradiyo no ku mbuga zicurangirwaho umuziki. Abato benshi bazimenya binyuze ku babyeyi babo cyangwa ku bakunzi ba rumba bakomeje kuzikunda. Ibyo byerekana ko ibihangano byiza bitajya bisaza. Abasesenguzi b'umuziki bavuga ko Mbilia Bel yahinduye byinshi ku ruhare rw'umugore muri rumba nyafurika. Mbere ye abagore bake nibo bahabwaga umwanya ukomeye muri ayo matsinda. We yerekanye ko umugore ashobora kuba inyenyeri nyamukuru, akiyubakira izina rye kandi akubahwa nk'abagabo bakomeye bari muri uwo mwuga. Nubwo yanyuze mu buzima bugoye n'ibigeragezo, ntiyigeze areka umuziki. Yabaye urugero rw'umuntu uhangana n'ibibazo, agakomera ku ntego ze kandi agakomeza guha ibyishimo abakunzi b'umuziki. Iyo bavuga amateka ya rumba ya Congo, izina rya Mbilia Bel ntirishobora kuburamo, ari kumwe n'abahanzi bakomeye barimo Tabu Rochero, Franco Luambo, Papa Wemba, Koffi Olomide n'abandi. Afatwa nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu kugeza umuziki wa Congo ku rwego mpuzamahanga. Ariko umurage we urenze indirimbo gusa, kuko yerekanye ko gutsinda bisaba kwihangana, gukorera ku nzozi no kudacika intege nubwo ubuzima bwamushyize mu bihe bikomeye. Yigishije urubyiruko ko impano idahagije iyo idaherekejwe n'umurava, imyitwarire myiza no gukomeza kwiyubaka. Kugeza uyu munsi Mbilia Bel aracyubahwa nk'umwamikazi wa rumba nyafurika. Iyo indirimbo ze nka Mobali Nangai Wana, Nadina, Esiyo Wapi cyangwa Balater zicuranzwe, abantu b'ingeri zose baziririmbana urukundo, bakibuka imyaka myiza y'umuziki wa Congo. Tugana ku musozo bakunzi, inkuru ye ni isomo ry'uko umuntu ashobora kuva mu buzima busanzwe akabasha guhinduka icyamamare kizwi ku isi yose. Nubwo yahuye n'ibibazo mu rukundo, mu muryango no mu mwuga, ntiyigeze areka urugendo rwe. Uyu munsi izina rya Mbilia Bel rikomeje kubaho mu mateka y'umuziki wa Afurika, kandi ibihangano bye bizakomeza gususurutsa imitima y'abazabaho mu myaka myinshi iri imbere. Amateka ya Mbilia Bel atwumvishije ko impano iba ikomeye iyo iherekejwe n'umurava, kwicisha bugufi no kudacika intege. Ibyo umuntu agezeho burya bishobora guha icyizere n'abandi, kandi umurage mwiza usigara igihe kirekire kurusha ubwamamare bw'ako kanya. Murakoze kuba mwakurikiranye aya mateka ya Mbilia Bel kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Niba mwayakunze ntimwibagire gukanda like, gusangiza iyi nkuru inshuti zanyu no gukora subscribe kugira ngo muzajye mubona andi mateka y'ibyamamare, inkuru zubaka n'ibiganiro bishya tubategurira. Jye wabasangizaga aya mateka ndi Simbi Diane Batsinda hamwe n'itsinda rya Jumbo Stories. Tubifurije amahoro kandi murakoze cyane kubw'igihe mwaduhaye.